yabuze abayakoreramo amasoko yabuze abayakoreramo ashobora guhindurwa amashuri y'imyuga. Iravuga ngo ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje ko amasoko ya kijyambere yabuze abayacururizamo agiye gushakirwa ibindi akoreshwa birimo no kwigishirizwamo amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro mu kwirinda ko amafaranga yashowe mu kuyubaka ahombera leta. Muri ayo masoko yubatswe mu buryo bugezweho ariko akaba adacururizwamo uko bikwiye harimo irya Kigarama mu murenge wa Gishyita, irya Gishyita mu murenge wa Gishyita n'irya Bigugu mu murenge wa Rwankuba. Isoko rya Kigarama riherereye ahitwa mu Ndarutoki hafi y'ikiyaga cya Kivu, ryatashywe ku mugaragaro ku itariki ya 4 Nyakanga 2021. Iri soko umubare w'abarikoreramo wagiye ugabanyuka bashiramo kubera kubura abakiriya. Ku munsi y'isoko no mu masaha y'umugoroba ayo masoko usangamo abacuruzi bake bacururizamo imboga n'ibindi bicuruzwa bike, naho indi minsi ababereyeho. Nibe n'abaturage bavuga ko ari igihombo kuri bo no kuri leta kuko bafite impungenge uko ayo masoko yatangiye kwangirika kubera kudakorerwamo. Simbukira hano ubuyobozi buri kuvuga. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Karongi ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ntakirutimana Julienne yavuze ko ikibazo cy'amasoko ya kijyambere adakora uko bikwiye bakizi, ndetse ko bashyizeho itsinda ryo gushaka ikizo nyubako z'ayo masoko zakoreshwa no kwirinda guteza leta ibihombo. Nene subundi by'ibihombo byagezemo n'undi byamaze ngo ndibaza inyubako yubatswe ari isoko kuyitwishyiramo ishuri kuko ndi bagenda bashyiramo ibintu by'ibibanza umuntu acururizamo ubwo kira kibazo cy'umunyeshuri niho azajya yicara cyangwa n'undi bazongera bashuremo amafaranga barigira ishuri barigira amasare abantu bakicaramo. Ni ikintu wakwibaza iyo igikorwa remezo kigiye gukorwa habanza kugenzura no kureba niba icyo gikorwa remezo aho hantu kigiye gushyirwa kuko kihakwiriye abaturage bahatuye, niba icyo gikorwa remezo bagikeneye. Niba hubatswe isoko rikabura barikoreramo bivuze ngo uwaryubatse ibyo bintu ntabwo yabanje kubyigaho ngo abirebe. Niko ndi kubyumva. Niba isoko ryubatswe ni ibintu bibiri. Birashoboka ko isoko ryaba ryarubatswe ahantu ridakwiriye ahubwo ugasanga aho ryakagombye kuba riri ntabwo ryubatswe. Ugasanga abantu barimo baravuga bati kugira ngo tugere kuri soko harimo urugendo rurerure. Kandi ibi biro niba ari mu karere ka Nyamasheke naho nigeze kubyumva abaturage bavuga bati aho isoko ryakagombye kuba ryubakwa ntabwo ariho ryubatswe ahubwo barijyanye hafi y'umurenge ngo ni naho n'umuyobozi w'umurenge atuye. Ubwo bari begereje isoko umuyobozi w'umurenge kugira ngo yego abaturage baravuga ngo kugira rimwegere nawe ibaze bubatse isoko bashaka kwegereza umuyobozi w'umurenge isoko batagendeye ku baturage. Ahantu umuturage yajyanaga ibintu abivanye mu murima we adateze ugasanga isoko barijyanye ahantu none azajya atega n'amafaranga 700 ariko se sanga ushobora kuvuga ko hari ibintu kumva muri kuvuga rimwe na rimwe bisaba binonera. Ngira ngo mu kubakwa k'amasoko haba hakozwe inyigo, sibyo? Yanze ukunze hubakwa amasoko kubera ko hari abaturage bayakeneye. Mu yubakwa ryayo hakorwa inyigo, hagatangwa amasoko, bagategura n'ibishushanyo mbonera n'aho amasoko azubaka. Muri iki gihe tugezemo rero biragoye kumva ngo amasoko yabuze yajyamo ngo ahubwo agiye guhindurirwa mu inshingano zayo. Ikintu mbonamo kimwe cya mbere mbonamo hano, ibi bintu biba byizwe kandi bikigwa n'ubuyobozi, sibyo? N'ubuyobozi bwabyize kuko abona abaturage bakeneye amasoko, haratugenda bari gukora mu gucuruza mu kajagari kuko bateka twubakire amasoko abaturage bacu. Bibi ikibazo rero kimeze gute? Kandi hashobora kuba rimwe na rimwe hashobora kuba harimo n'ibindi kintu kibyihishe inyuma. Ni gute ujya kubaka isoko ry'abaturage uzi ko neza ko ari abaturage ukagenda ukaryubaka kure y'umuhanda uzi ko umuhanda aricyo gikorwa remezo abantu bazifashisha bajya kuri iryo soko. Ni urugero cyane cyane twagiye tubona abantu bubaka udukinjiro, sibyo? Ikinjiro ngira ngo bose baratuzi udukiriro ahantu bacururizwa imbaho n'ibindi byose. Ukajya ukabona agakiriro bakajyanye kure y'umuhanda ahantu ushobora kurisha amafaranga 500 kuri moto ujya kugira ngo ujye gushaka ibikoresho aho ngaho. Kandi burya wabuze donc iyo ushaka kugira ngo ibintu bya bigurwe ubishyira ku karubanda nyine ahantu heza haboneka kuri bose babireba. None Karongi, ubuyobozi bwa Karongi bwarafashe umwanzuro wo gufata amasoko bakayahungisha umuhanda munini kamara turuzi wa Kivu Berite w'umukara umuhanda umeze neza cyane, bakawufata bakawujyaba amasoko bakayajyana kure
y'ahantu abaturage cyangwa abantu bashaka gutambuka bashaka guhahira. Ese muri makeya bumvaga yuko kugira ngo iryo soko abasoko babona abakiriya byari kuzakunda abaturage nuko bakuri bazajyana ibicuruzwa bakiribyaho byicaye iruhande bimwe nimwe bakanabimena kugira ngo isoko amasoko mu ntara yo bitandukanye n'ibyi Kigali. Umuntu ashaka kuva hano akarenga hafi imirenge agiye kurema isoko. Ibazo umuturage wafashe uwo mwanya wiwe akava ngo akajya kwemera isoko ahandi noneho waramuhungishije n'abakiriya bari kuza kumuhahira. Ariko se nagutekereza ko ashobora ko harimo wenda kugira ngo wenda leta ifata ahantu ijya kubaka isoko ivuga ati wenda reka twimure ibikorwa remezo cyangwa ahantu hamwe tuhashyira umujyi ahantu hatari hari umujyi wenda tuhashyira isoko wenda muvoma y'abantu baza ku isoko izatuma aho hantu naho hagira. Ariko nanone je hari ukuntu mbyumva je ukuntu mbyumva ko n'ikimwe ibikorwa remezo wenda hari isoko riri ahantu isoko riherereye niho hatuma abakiriya baboneka. Rero turafata isoko rujyaniriye kuri mu misozi urumva rendo uzajya kuhahirayo byagenze biteze azahahira abari hafi y'umuhanda abari hafi yaho byoroshye kugera. Jean Pierre sinzi niba koko wenda iryo sokano ryubatse rishaka ko riri mu misozi nk'uko bivuze ariko ngiye nkeka ko ahantu hose waburi cyetse ahubwo hari ikibazo cy'uko hadatuwe n'abaturage hadaturitse akantu hose tuzi hemerewe gutura akabatuye abaturage nkeka ko isoko ritabura isoko mugani. Hanyuma se Eka niba aho hari isoko ryubatse nta miturire ihari. Ese nta miturire ihari kibaza icyo kintu cyangwa wenda hari n'ukuntu usanga bubatse isoko naho ubundi isoko niyo warijyana mu kabande gatuye y'abantu isoko ntirizabura abajyayo kuko reka abantu bose baraha nkeka ko nibitari no uyu mujyi ntungurimo ntugenda no mu ntara wigeze ubona amasoko ategera imihanda yari ahantu hangana. Reka mubwire umva ikintu ukuntu ibintu bimeze mu mijyi yo mu cyaro ko bayegereza imihanda abantu byo guhabira. Rega ufashe hari ikintu uri muri irengagiza hari ikintu uri muri irengagiza ntabwo leta yafata ibikorwa remezo byose ngibishyira kuri kaburimbo ntabwo byakunda ahubwo bashyira amashuri twakibaza ngo iryo soko ahantu ryubatswe ntabwo hatuwe n'abaturage hariya abatuwe ahubwo n'igihe usanga bubatse isoko bakaryubaka ahantu abaturage n'abaturage isoko ni ikintu isoko ni basic need ni ikintu dukenera mu buzima bwa buri munsi. Iyo hari gukorwa inyigo y'ibikorwa remezo y'ahantu bishyirwa habanza kureba ahantu abantu batura aho batura rero zone cyangwa se ibice abantu baturamo birazwe. Ntabwo uyu munsi hari aho usanga abantu uyu munsi bagituye kandi ari muri arahagenewe wenda ubuhinzi. Aho ngaho nta gikorwa remezo nk'icyo cyo zaho nta gikorwa remezo ntabwo uzabona umuhanda ntabwo uzabona wenda ubu uzahasanga umuhanda uzasanga ari umuhanda wahageze mbere ariko nyuma nta muhanda bashobora nta n'isoko ryahubakwa nta shuri bahashyira nta n'isoko. Aha rero ikibazo kiri hano i Karongi wenda bari nacyo tunarebaho cyane ntabwo ntekereza yuko isoko ryubatswe ahantu batabonaga yuko ryakagombye kuba ryubatswe hatanatuwe n'abaturage byongerewe. Ahubwo ikibazo cyabaye ahangaha Karongi uko bigaragara isoko bashobora gufata isoko n'ubundi aho hantu hatuwe n'abaturage ariko ugasanga ahantu barijyanye hari ababawe nk'ababangamiwe. Urugero nababwiye mu karere ka Nyamasheke abaturage ba Nyamasheke baravugaga bati isoko ubundi wabonaga ari kwiriye ahangaha kuko ari naho n'ubundi bari batuye ariko uwaryubatse we naho bita za Kirambo uwaryubatse we yarijyanye hafi y'umurenge. Uri kubyumva? Hari abaturage batuye none muri bira bice bya za Karongi na za Nyamasheke buri hari abaturage batuye mu hagati mu mazi batuye kuturwa. Oya mu Karongi ahenshi nago abantu baho batuye nago baratangira kujya mu masoko. Oya harimo n'abatuye aho kugira ngo agere ku muhanda kugira ngo agere aho isoko riri kugira agere ku mashuri abanza kwambuka n'ubwato batuye mu hagati mu mazi. Usanga rero hari abagenda bahura n'izo mbogamizi. Ahubwo ikintu twakwibaza hano i Karongi imiterere cyangwa imyubakire y'isoko ifite ihuriye n'ishuri ku buryo bavuga bati rero biranze iby'isoko biranze tugiye kubihinduramo iki tugiye kubihinduramo amashuri y'imyuga. Ariko hari ikindi kintu nabonye
umutekinisiye wacu Sodi yadusubirizaho iri soko n'abadukurikiye bakaryitegereza neza. Iri soko ni rya rindi twita isoko rya kijyambere. Kubarireba rwose ni isoko ryiza ryubatse neza murabibona. Ikindi kintu mise nekereza gufata isoko nk'iri ukarijyana nyine mu cyaro hariya kure, isoko ni rya kijyambere imeze neza. Ahubwo ngiye hari ikintu mise mbona sibyo. Nanone uko ryubatswe ahantu hatuwe n'abaturage ni ikintu kimwe, ariko se nanone bafokasinzira isoko bitewe wenda n'amikoro. Urumva ntabwo kurijyamo ari ubuntu isoko nk'irya kijyambere, n'amikoro kubazarijyamo ugereranyije n'abaturage bahatuwe nabo bizoroha. None se yakongeza imisoro kwa isoko rya kijyambere? Tuvuge ko ikibazo cyabayeho hariya se ari amikoro y'abantu ubwiza bwabaye bananiwe kurikoreramo. Ndavuga wenda bundi kuba warijyamo, kuba wajya kuricururizamo ubirebye bisaba iki? Bisaba iki? Ese ibyo basaba abaturage baragifite? Ntabwo gihenze, ntabwo kibagoye. Bityo rero babona icyo bibasaba kugira ngo bajye gukora muri iriya soko kibagoye. Nituvuga abaturage nitwumve ko buri muturage wese utuye hari Karongi yagenda muri iriya soko. Ntabwo yarijyamo, ariko se bake bahatuye muri bo hari abafasha kurijyamo. Hari abacuruzi basanzwe banacuruza bakabaye nyine bajya gufatamo hariya ibibanza niba ariko babyita ni ibibanza amaseta. Ushobora no gusanga baragiye babifata n'ubundi bavuga yuko ngo hari bakeya ariko ntabwo ryitabirwa cyane. Ushobora no gusanga hari abagiye bafata ibibanza ariko bakagira ikibazo cyo kubona babaza kuba nta bakiriya ibi byose biba bigaragaza ko habayemo intege nkeya mu kugenzura ibyo bintu. Kuvuga ngo twebwe tuzubaka isoko, izi santere z'ubucuruzi tuzazisenya, dutegeke abantu bazicururizagamo kujya mu isoko hariya. Ariko bo ntibabanze ngo barebe ese nitubagezayo ababahagurira bo bazava hehe. Muri kubyumva? Kandi nunagera hariya muri karere ka Karongi ni akarere karimo imisozi miremire. Jean Pierre arahuza bivuga uburyo hateye, ushobora kuvuga uti aha hantu reka mbashyikire ariko abaturage kugera aho hantu bikabagora. Kiriya gicyaro ukuntu kinyurwagamo kera, urabona uvi Rubengera, umurenge wa Rubengera, uva umurenge ukajya mu murenge wa Bwishyura, ukava mu murenge wa Bwishyura ukajya mu murenge wa Mubuga, ukava mu murenge wa Mubuga iyo urenze umurenge wa Mubuga ujya muri Gishyita, wava muri Gishyita uhita ufata Nyamasheke hakurya. Urari inkuru sinzi uburyo ndi kwimva ariko isa nk'iteye agahinda. Sinzi umuntu ujya ukora igenamigambi akarere niba ari kare ukora igenamigambi niba hari abatekinisiye bafasha. Ubu kuri iyi nshuro bari baratubwira yuko amasoko yabuze abayajyamo bagiye kuyahindura amashuri kugira ngo ikintu gishimishije. Ntabwo ari ikintu gishimishije, ari n'amafaranga leta y'ikuvuza. Ni igihombo gute? Amasoko yagomba gucururizwamo hari ibyayashowemo mu nyigo y'amasoko. By the way, ntabwo ari isoko rimwe n'amasoko ageze muri 3. Urumva ukareba ko amafaranga arimo. Abantu bo bagiye biga iyo mishinga bamaze kwiga bayiga nabi. Kuri iyi nshuro bari kubona ko aribwo bukwiye gukosorwa, bagiye kwagira amashuri. Icyambere amashuri yarasanzwe akenewe cyangwa se nukuvuga ngo giye kugumira aho gusa amashuri agende bajyemo. Ese iyo myuga aho ngaho birategura n'imyuga akaba yijyamo. Ibyo babyabanje kwigwa. Abantu bareke ibibazo kugira ngo bijye kwisubiramo. Leta ubwayo cyangwa se Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ni igenda ifatanye n'uturere. Njya mbona imishinga myinshi idindira ku turere akenshi bayizwe nabi. Ikiza rero uturere dufata abatekinisiye barebe bige ukuntu akare gateye ubwaho. Buri Karongi igiye gushyira amasoko ngana gutyo abaturage mu ntara abahinzi babyuka bigira mu turimo twabo. Igihe cy'amasoko kiba ari gikeya gishoboka. Amasoko ntabwo sinzi mu bibazo abaturage bari bagize n'ibyo amasoko byari biri cyangwa se Sam hari gahunda y'imihigo hanze ahangaha. Gahunda y'imihigo ngo tuzubaka iki ariko bikarangira ari uguhiga wa muturage utabigizemo uruhare. Ku kindi cyo utakivuga cyo cyaba cyarabiteye. Imihigo yo ntabwo nyibona cyane, ahubwo ikintu mbonamo hariya waruvuze gahunda y'imihigo, ahubwo ni gahunda cyangwa abantu bese imihigo bakubaka ibintu bitari ngombwa. Ni gahunda y'inda. Gahunda y'inda. Sunure ahantu urumva gahunda y'inda urayumva? Ndayumva cyane. Kuvuga ngo hari ukuntu ariko nta bubombe ishinjije. Hari urivugira umuntu ashyira imbaraga mu kugira ngo igikorwa remezo kijya ahantu ariko
inda ariyo irimo Iri imbere. kumuhatira gukora icyo gikorwa akanagenda akabwira abaturage akababwira ati mwa bantu mwe rwose dore kubazanira iki gikorwa remezo ni ibintu byiza ariko wabikurikirana neza ugasanga ntabwo ari cyo cyari kigambiriwe cyane imihigo nayo yazamo yego ariko iyo byageze muri ibi bintu biba bizazamo gutanga amasoko bizazamo amafaranga cyane uhita wibaza kabiri ugatekereza kabiri kuko ikintu kiba kiri buzemo ahangaha cyane ubu ntibizanagutungure ejo cyangwa ejo bundi ugiye kumva baravuze ngo hari abantu barimo kuryozwa iby'aya masoko ariko byagakwiye mu buryo bumwe bw'uko aya masoko bakubwira bati yubatswe ahantu atagombaga kuba yakubakwa kuko wakwibaza ni amasoko numvise agera nko mu masoko n'atatu ayo masoko atatu amasoko atatu yubatswe mu bihe bimwe gute kugira ngo noneho bizanagere no ku rwego rw'ukabura abayakoreramo ariko hari ikindi kintu ahangaha batari kureba ubundi wakibaza ugendeye ku byo uyu muyobozi w'akarere yatangaje ibyanga bikunze ikintu kibaye kiba gifite n'impamvu kubera iki atatangaje bitewe n'iyi mpamvu urugero ahantu ntihatuwe urugero imihanda iri kure gushyika kuri iri soko ry'aha hantu urugero ubushobozi kugira ngo umuturage ajye gucuruza muri iri soko buri hejuru kuki batatangaje exactly bavuga ati ikibazo kiri kubera niba ari n'umuti w'ikibazo ushaka kuko sinkeka ko mugani isoko ni bije ngari cyane ni amafaranga ya leta menshi cyane ntabwo neka ko bajya gufata ahantu bakavuga ngo tugiye kwashyira isoko bashyiremo na bije runaka izagendera ibyo byose batarabiteganyije byanga bikunze hagakwiye no kuvuga ati rero bitewe n'iyi mpamvu bimeze gutya kuko muri aya masoko uko ari atatu yubatswe ahangaha muri aka karere ngo hari n'irindi soko ryigeze kubakwa ngo rimara igihe kinini naryo ritaragira abarihahiramo ndetse n'abarikoreramo ariko ngo haciye igihe runaka isoko rigeraho ribona abacuruzwa ribona n'abaza guhahiramo ubu tuvugana ngo iryo soko noneho abaturage bari gusaba ko iryo soko ryakaguka kubera iki batabanza bagashaka umuti w'ikibazo aho biri gupfira bakabigerageza byakanga bakabona kuvuga ati twahakira ibindi bikorwa remezo sinumva ukuntu isoko ribura value cyangwa se ribura navuga kuba nyine byafasha abaturage kandi riri ahantu hatuye abaturage ahubwo nyine ikindi kibazo nibaza byanga byakunda n'ubundi abaturage bo muri aka gace barahaha ahubwo se bahahirahe aho bahahira ni he ku isoko rirahari ntirikorerwamo kandi abaturage bahahirahe cyangwa se ku kibazo ushobora no usanga wenda barabaye iryo soko rizajya gukorerwamo buri munsi kandi wenda hari umunsi w'isoko runaka uba ugasanga no ku munsi w'isoko harimo abaturage mbarwa noneho umunsi w'isoko wa nyawo wabereye nk'ahantu runaka hatari isoko ukibaza ni iyihe mpamvu abaturage batajya gukoresha igikorwa remezo leta yabubakiye noneho ikindi kintu niba batubwira ko hari irindi soko muri aka karere ka Karongi naryo ryahoze ridafite abakiriya ridafite n'abarikoreramo ariko ubu tuvugana abaturage barimo barasaba ko iri soko ryagurwa rikagurwa wakibaza ubushize mbere yuko iryo soko n'ubundi naryo rihura n'icyo kibazo cy'uko n'abakiriya n'abarikoreramo byari byaragenze gute ubwaryo ntabwo baryigiraho ariko rero hari kuko iri soko uko mbibona ryubatswe kera muri 2021 none bise muri 2026 nta musaruro riratanga nibwo ryuzuye nibwo bari hari isoko ry'Urubavu ryubatswe imyaka igera muri ririya ryo bishobora kubisekeje akasaza twigeze kuganira umusaza wa hariya muri Kayonza ambwira ko batangiza kuryubaka hari umusore yari yagiye gusabira y'umukobwa icyo gihe bari kuvuga yuko rigiye kuzura uwo musore bari bagiye gusabira umukobwa umwana yabyaye yambwiraga yuko yari ageze muri segonderi baryubaka iryo soko ritari ryuzura ibaze kugira ngo umwana umusore ajya gusaba isoko ryaratangiye kubakwa noneho uwo musore abyare umwana azajye muri segonderi isoko ritari ryuzura ricyubakwa ni muri Rubavu isoko rya Rubavu nta muntu utarizi isoko rya Rubavu icyo zubu ryaratashywe ariko naho uyu munsi naho hari icyo kibazo cy'uko hari ibice byabuze abantu
babikorera. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo icyo numva nk'abayobozi bagakwiye kwicara bakavuga ati se iri soko byanga bikunze bajya kwicara bakavuga ati ahantu tugiye kuhashyira isoko baba babonye ko rikenewe, sibyo? Ahubwo nyuma y'uko bari hashyize bakabona ntabwo ririmo riragenda, ari abacuruzi niba ari kuryitabiriye ari n'abaguzi nuko ririmo riritabira, bakicara bakavuga ati ubu tuvugana ni ikihe kibazo gihari, ese cyakosoka gute? Kuko urumva niba muri Karongi bari kuvuga ngo iryo soko naryo ryari rihari ryamazwe igihe kinini ryarubatswe, ariko ugasanga na abacuruzi ririmo, abakiriya nabo ni nabo, ariko ubu ngubu bari gusaba ko baryagura, bagendere kuri urwo rugero, bahere ko bashaka igisubizo, bashaka umuti w'ikibazo. Naho kuvuga ngo barafata ishuri ngo barishyiremo amashuri, ariko se nanone kushobora gusanga wenda igihe iryo soko ryubakwaga hari hakenewe amasoko, kuri ubu ngubu wenda hakaba hakenewe amashuri, bakavuga ati nagiye ridakenewe. Hari amasoko ushobora kuba menshi, ese bari amasoko 3 mu karere, wenda duhere n'ahangaha i Kigali mu karere kamwe saba ari amasoko angahe? Ari ikibazo cy'amasoko menshi bari ko babivuze yegeranye, wumva ari nk'amasoko ari mu gace kamwe, rimwe riri muri Bwishyura, irindi riri muri Gikita, amasoko ari ku ruhande rumwe. Nimukurikirana muzasanga hari impamvu aya masoko yubatswe kandi idahuye niyo mwebwe muri gutekereza. Birashoboka byose, ariko mu bisubizo batanze bavuga uburyo bagiye gukemura ikibazo cyo gushyira amashuri, nta gisubizo kirimo. Nta gisubizo. Akarere ka Karongi kayoborwa n'umugabo bita Muzungu Gerard, umukuru w'igihugu yahoze ari meya wa Kirehe, arangiza manda ze bamujyana i Karongi igihe byazambagurikaga muri iriya ntara y'uburengerazuba, by'umwihariko mu turere twa Karongi na za Rusizi. Umukuru w'igihugu aravuga ati uyu muntu n'umutaramu najye muri Karongi. Voilà, Muzungu Gerard rero, Muzungu Gerard kinakwiye gukora muri makeya. Urabona yagiyeho ngira ngo mu kwezi kwa gatatu kwa 2025 ubwo yagiyeho aramutswa akarere. Mu by'ukuri Karongi iyo yitegereje neza ibikorwa bikorerwa cyane ni ibikorwa by'ubuhinzi n'uburobyi, sibyo? N'ubukerarugendo n'uburobyi kuko ibyo byose babyaza Kivu, baturanye ikiyaga cya Kivu. Ubu kuri inshuro biratangaje kutubwira ko igisubizo cy'uko amasoko yaba yarabuze abayajyamo, igisubizo kikaba ari uko bajya mu ishuri y'imyuga, mu mashuri. Ntabwo ari igisubizo kirambye. Ese nta kindi kintu cyakorwa, sibyo? Abaturage ahubwo bagashishikarizwa kuyarema, ndetse bagashishikariza kuyarema kugira ngo bajye kwa bakaryitabira, aho kugira ngo bafatiye ambavuze ngo hoya byanze bikunze hagomba kujyaho amashuri y'imyuga. None se amafaranga yari yateguriwe kuko byanze bikunze, urajyane bagerageje bagerageje iki? ahubwo se niba mara kuyagira amashuri y'imyuga abantu reka mubaze Sam, baragerageje bagiye kubaka rira shuri, atari ibintu bice ngo batekereze basanga rikenewe hari ahantu. Ko bari gutangaza ko urugira ngo biraboroheye, bo bari kugira bakavuga ngo none turabona twashiramo ishuri babayigize. Uzi ikindi kibazo cyaba cyarabayeho, bije baba barayikoze nabi, bakoze ibishoboka byose buriya barabanza barwana nabyo, baragerageza biranga, buriya barimo kuvuga bati noneho ngubu ibintu byanze. Buriya banyuze mu nzira buriya barabanje bavuga ati muze muyagiyemo na mobilisation kugira ngo yarime tanze uburenganzira bw'abantu kuba baza. Ntabwo se bubaka inyubako building runaka bakagusaba abantu ko baza bakabakoreramo ku buntu, ugatangira kwishyura byuzuye nyuma y'amezi 3. Nibyo nabyo bakabigerageza. Karongi mujye muvuga buriya byarakozwe. None se Sam, ubwo ngubwo bakaba barubatse rira soko bakarishyara bagendeye kuki? Nje nabibabwiye, sinzi niba mutabyumvise. Ibi bintu nuko Jean Pierre yavugaga ati harimo ibintu by'imihigo, nuko bicukumbura tukamenya ibyo ibintu harimo n'inda. Oya, katwere kubyishinga kakanya mu gace kamwe dukora ubusesenguzi tumenye ubundi ureke kubyitinda kakanya urajya gushaka ibindi neza urajya kurujya bereze niyo amasoko ni 3 mu gace kamwe ahantu hegeranye. None bo barimo bararira, abaturage baragaragaza ko badakeneye isoko ngo twabuze abantu bayakoreramo. Samara babeshye ntabwo ari ahubwo ni igifu. Reka twikomereze. Muri iyi minsi nibwo ni ku munsi w'ejo nibwo twamenye inkuru y'akababaro y'umukinnyi wo mu Runana